ni igikorwa twita Career Day. Ni umunsi wo guhuza ba rwiyemezamirimo dusanzwe dukorana n'ibigo, abafatanyabikorwa bacu bagahura n'abanyeshuri bakaganira ku isoko ry'umurimo, bakaganira ku byo bakora, bakaganira ku hazaza h'umurimo n'ibyo bifuza ko twabafasha nk'abantu bashoje amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Uyu munsi rero ni uwo guhuza abanyeshuri bacu n'abafatanyabikorwa kugira ngo barebe ibyo dukora, barebe ibyo bigo dufatanya bikora, hanyuma nimba hari n'amahirwe y'akazi babe babona opportunity z'akazi. Icyo rero twifuza ku banyeshuri bacu n'icyo tubafasha, tubifuza ko ushoje amashuri hano muri izo nzego eshatu twavuze, ibyo byiciro bitatu baba barizemo, ashobora kwihangira umurimo agendeye kuri ziriya innovation mwabonye. Ikindi kandi ni uguherekeza innovation baba bafite, tukavuga tuti nimba bafite prototype nk'iriya, ziriya ngero baba berekanye, tubaherekeze mpaka iyo mishinga yabo ishyizwe mu bikorwa ndetse ikaba yajya no ku isoko. Icyo nicyo cyiciro kiba gikurikiyeho. Ikindi tubafasha rero ni ukuba bakwihangira umurimo bahereye kuri iryo vumbura baba bagize. Izi training tumaze iminsi dukora zadufashije guhura n'abantu bagiye bafite companies zigiye zitandukanye, ndetse kandi byadufasha kuba twabona akazi mbere yuko dusoza ishuri tugeze hanze. Yatwigishije ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ikindi ni company kandi nziza twumvishe itanga stage ku banyeshuri basoje kwiga, ndetse kandi bikaba byadufasha no kuba twabona n'akazi. Iprc Gishali habamo ma departments atandukanye cyangwa se amashami. Harimo ishami ry'ubuhinzi, harimo ishami ry'ubwubatsi, amashanyarazi, harimo ibijyanye na electronique, akabamo mécanique, ariko habamo n'amashort courses agiye atandukanye bitewe n'icyo abanyeshuri bashaka gukurikira. So iki gikorwa urebye ubuho tugeze cyarebaga cyane abanyeshuri bakiri muri program, ari kugira ngo bitegure transition yabo kugira ngo bajye ku isoko ry'umurimo. Ariko nanone na Gishali ubwayo urabona ko bakomeza kwengeginga na industry, birabafasha kumenya se abakoresha n'iki bakenera, ni gute twakorana nabo kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, urumva. So nicyo rero inuzi career fair cyane cyane maze irongera sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda ubufatanye. Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'ikigo. Ikindi cya kabiri ndashimira ba nyiri aya makampani baba baje hano baprayingira babasaba kuza kugira ngo tuze baduhugure. Ikindi cya kabiri ndashimira abanyeshuri bagenzi banjye muri rusange babitabiriye, kuko ntago baza guhugura abantu badahari, babitabiriye ngira ngo mwabibonye babazengurutsemo akabaza ibibazo byinshi. Ndashimira n'abandi bashyitsi batandukanye ndetse n'abandi bafatanyabikorwa baba baje kwitabira akadufasha. Cyane cyane ndashimira Iprc Gishali kubera igikorwa bakoze,
iki ni igikorwa gifasha abanyeshuri kwitegura ku isoko ry'umurimo. Akenshi usanga abanyeshuri barangiza kwiga batazi ngo ndahera hehe. Rero kuba gutegura iki gikorwa gifasha abanyeshuri gutangira gutekereza, akavuga ati niyo yarangiza niyo atarabona akazi aravuga ati muri career fair nahuye ni company, muri career fair nahuye ni company, nshobora bakora ibi nibi, nshobora kubagana bakamfasha, nimba ari na service batanga ugasanga bibagiriye akamaro, bafite aho bahera. Icyo tubasaba ni ukujya ku isoko ry'umurimo bagatekereza cyangwa bagakomeza ibitekerezo by'imishinga bari bafite, ndetse bakagaruka hano ni mu rugo, ishuri ni mu rugo, bakagaruka bakatubaza, tukabagira inama, tugaherekeza imishinga yabo uko yaba ingana kose. Iyo umushinga ari mwiza ubona inkunga, hanyuma umwana akaba yakwihangira imirimo cyangwa se yabona akazi mu kigo kimukeneye. Icyo twabasaba rero ni ugukomeza ubufatanye natwe ndetse n'abandi bakiyongera, tukongera ubukangurambaga no kugirana amasezerano ayo twita za MOUs n'ibigo byigenga na ba rwiyemezamirimo, bakatugirira icyizere kuko abanyeshuri bacu tubaha ubumenyi bwiza, nubwo tutari twagera ku rwego twifuza, ariko tubaha ubumenyi bwiza ku buryo ba rwiyemezamirimo rwose nta kibazo cyangwa se impungenge bakagombye kugira ku banyeshuri bacu.